ntituzovyemera aho ushaka ibimenyi urazi yuko je nayo navuze nti bagahirahira emwe turagenda nyene naho nyene wabo habisibanira yego nuko nyene biko bigenda kuko ntidushaka kwemera ko abarundi bashobora uko nyene ngo kubitaniko ndeha ntibizokunda ndabijeje emwe ahubwo abarundi bose canke umunsi ho bogiraho ngo baraje kudutera ni mobilisation general umuntu wese ategerezwa kumva yuko tuzogwanira igihugu hanyuma turabe ingene bizogenda igihugu biteza gucungira abene gihugu umutekano twaramaze kubona yuko bafise umugambi mubi urabo Burundi ivyo turabizi uko plaza burya hajya nabivuze twamaze kuzitora n'ingene bigenda navuga twebwe uko bigenda kose ntirishaka kwemera umuntu aza konona ubuzima bw'abene gihugu b'abarundi uko bigenda kose ntibiko. Mungu asifiwe. Nyuma yuko mama 23 AFC ifashe Uvira, ese harakurikira iki? Ni kibazo nabajijwe. Ese biragenda gute? Uburundi gutsindwa buratsindwa narabihanuye, ariko abantu bamwe bantera amabuye abandi barabirwanya, ndabihorera kuko jewe nimboga isi unyandikiye cyane unyumvisha ibintu ikintu nkukorera nkufashije nwikiriza uko nkakwihorera kuko amagambo menshi avamo ibicumuro. Mayi yafata Uvira uko nukuri. Nyuma yuko ifashe Uvira mu Burundi biragenda gute? Biragenda gute? Icakabiri, ese koko Burundi buri butera u Rwanda nyuma yuko mama 23 ifashe Uvira ku makuru ava mu ijuru nk'umuhanuzi nk'umuntu w'Imana twicajwe hano no kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza. Mungu asifiwe. Noneho rero ese iyi ntambara bandi bambaje ngo nigiye gukuraho Evariste Ndayishimiye, ese kuvaho kwa Neva biranyura muri mama 23? Ese mama 23 izafata Burundi? Nibyo bibajije, ariko nanjye nje kubisubiza shizamanga kuko je navuga ngo ndi general. Nta kwezi na kumwe navugishijwe mutarabonamo ubuvugishwa bwasohoye. Nuko kwa 12 kwibise tutabishyizemo ku 9 ko tutabivuzemo ku 8, ariko aya mezi duherereje inyuma buri kwezi nabicukumbuye. Sorry ku muntu yenda udufasha uyu munsi akaba yifatikanyije natwe, ukande sabone cya subscribe like notification iragikugereraho igihe cyose ubutumwa bwiza hano ku Mbabazi TV 3 bugiye burajya buhita bukugeraho. Ya rero nta kwezi na kumwe uhoraho muri twe yavangiwe. Je navangirwa, ariko Uwiteka muri je ntavangirwa. Je najijwa, je nakwibeshya, je ndi umufafara mugabo. Ndakubaniye geshi wa mageshi. Rero narabwiye ngo ndi general mu byimwe mu ntabwo ndi umwana w'umuhano. Noneho rero ibyo wibaza Yesu abifitiye igisubizo muri njye. Mungu asifiwe. Ya hamaze iminsi ibintu intambara igeze nko mu minsi 9 uhereye hano muri Rusizi y'u Burundi n'u Rwanda na Kongo, kugeza aho bunigeze mu duce turenze 8 imaze gufata AFC. Utwo duce twose imaze gufata byari byavuzwe, ndetse habayeho nuko banarasi Burundi Rugombo cy'ibitoki. Ariko kubera ko ubu bicumye hirya gato harimo n'abanyamakuru batashoboye kujyayo, ariko nge kamera y'Uwiteka igendana nabo ku manywa na nijoro. Update y'ijuru niko nayo koko umubatizo nabatijwe umubatizo w'umuriro, mbatizwa n'umubatizo w'amazi menshi. Bityo rero hano ikivuzwe cyose mu kwa mbere sindahinjira, mugabo muri uku kwezi hagiye kubiki turi ku itariki y'8, muri uku kwa 12 hagiye kubiki
nababwiye ngo neva zaza yikoreye amaboko. Iyo abarundi bacitse amaguru, iyo igihugu gisuzuguwe inyeshyamba zikakirasamo, iyo zigufatanya uduce 8, nuko yenda bamwe babyumvise nabi bakagira ngo ndavuze ngo azaza bateye kudeta, cyangwa abandi bakagira ngo ndavuze ngo arasanga yenda se hari uwapfuye wundi. Huye nka perezida se ubwo urumva bakubwiye bati umutwe nka FS uragusuzuguye kuri urwo rwego, undi nta nubwo bibaho. Igisoda cy'u Burundi tuzi M23 turikarasa mu gihugu cy'u Burundi. Sorry, rero bamwe bagiye muri uwo murongo, abandi baba muri iyo nzira. Ariyo mpamvu haje muri genera babwiye ngo azaza yikoreye amaboko, kandi nta gitero na kimwe cyari cyakageze i Burundi. Nta nubwo AFC yari yagatangiye kurwana, haciyemo iminsi 2. Po Barundi barahunga, abakongomani bo baba benshi guhunga. Mubwire se Barundi Evariste Ndayishimiye yongereye yikorera umusaraba, awushyire ku mutwe. Ndaje ariko nkomeze nyuma yo gufatwa kwa Uvira ntabwo nkisimbutse. Mubwire se Barundi yongere yikorere, ntabuze imisaraba nk'itatu ya traininze ihitinga mu mbuga ngurukana bumenyi, neva agaragara yikoreye umusaraba. Ntabwo nzi rero ko Imana yaba yaramwishuye, yaba yaramwumvise cyangwa itamwumvise, ariko abamwegereye n'abamuri hafi mumubwire muti ibintu byakomeye, ongera wikorera iki umusaraba. Kubera ko shitani iracyasuzugura igisoda cy'u Burundi, iracyasuzugura igihugu cy'u Burundi, darapo ryacyo riracyasuzugurwa n'umutwe wa mama 23. Nta nyeshyamba zikwiye kwinjira ku butaka bw'igihugu cyikukiye cyaharaniye ubwigenge ngo abantu biruke kibuno nta maguru. Mwabonye rero ipfunyinshi z'abasirikare, ntari bugarukeho hano, ibiziga byinshi, abafashwe matekwa, abavuze ibintu bitandukanye, kandi turagaruka kwijambo Evariste yivugiye ngo ntituzemera gupfa nk'abakongomani, ntituzemera gupfa nk'impene. Ijambo mutangiriyeho ngaho ziwe yivugiye. Hano rero bisiguye iki, bivuze iki, cyangwa bishatse kuvuga iki? Bivuze ko urutonde n'umurongo, ese ko ku Rwanda rurinjira mu Rwanda, cyangwa u Rwanda rugiye kurwana n'u Burundi? Tubwire abarundi bitegure, tubwire abanyarwanda bitegure, cyangwa dutegereje ko leta itubwira ngo nimwitegure mujye kugwanirira igihugu? Ntabwo mbizi. Mugabo injira nta kibazo. Nukuvuga ngo mu murongo umwe n'undi se Barundi ingoma yirarangiye, ingoma ye irarangiye. Nkuko nta kintu na kimwe twavangiwe cyangwa se twibeshye cyangwa se twitiranyije, ariko singe ahubwo uri muri gi. Agira ngo nkumenyeshe kandi nkubwire ko ingoma ya se Barundi, uyu ni umukoshi, uyu ni umwaku. Ukimara kubona barashe isasu rya mbere ku butaka bwawe, ukimara kubona bagufatanye Uvira, mu minsi ishize nabwiye abantu kuri social media mu butumwa bwatambutse hano, ndababwira ngo mwitegura imbuga nkoranyambaga. Yesa agiye kubaha, abantu babyumvise mu nyomozi, Yesa agiye kubaha views, muvuge ku manywa, muvuge na nijoro, nimurebe ko atari byo byabaye. N'ubu rero ndabararitse muntu ngiye kubabwira hano, ndabararitswe muri uku kwezi hano tugiye kubatangariza. Mwitegure gutangaza mu mbuga zanyu, mu marezo sosiyo, ku macana akomeye, ku mativa akomeye n'ayoroheje, ibyo kuvaho kwa se Barundi. Yego ntabwo n'ubundi naninda inda ni nk'iziko, niyo mpamvu nanze biturire ngo mpagarike ubu butumwa. Ni nk'iziko ntihaga, murayiharendi maridi, nanjye nuko. Mugabo inda ntizatume mukora ibidakorwa cyangwa mukora ibitari byo kumvo zina. Oya,
ndababujije rero n'ubu mwitegure abantu bagiye kongera biruke n'amaguru abandi biruke n'imiduga abandi bamanuka abandi baduga abandi baterere kumvo zibigiye kwibonekeza hehe mu gihugu cy'u Burundi ihirikwa nivanwaho rya CNDD-FDD kandi ngira ngo ni ikintu kitazagwa neza abantu oya ntabwo cyabagwa neza kandi muri hangana mu masengesho tumazemo iminsi twahuye n'imvura turi mu gihe cy'imvura niyo mpamvu mwabonye sori niseguye ku bakunzi b'Imbabazi TV 3 ndetse ubwo kamemu abo dusangiye ukwizera abandi bo murahita munuka murahita mumbwira uti yaba cyari gipfuye yaba cyari gisaze donc ariko urwango rwawe zero twakunzwe n'Imana n'ibimana yarankunze byaraheze noneho rero nababwiye ubutumwa bw'uko indongozi zose uruhigi rw'uhoraho rugiye kuzinjiramo ubu nibyo mugiye gutangarizwa mu itangazamakuru harimo na Sebarundi hama Uvira yigiye gufatwa rwose ahubwo ikintu mu masengesho mpora mbaza Imana nukuntu Uvira izagaruka ku Burundi kandi ninkigeraho nzakibabwira kuko Uvira tuzi neza mu buhanuzi bwa kera ko ababirigi bayikuye ku Burundi tureke n'ababirigi tuvuga abakoroni ntihagire umunyarwanda umbona nabi kuko jewe sinjya ruswa mu butumwa no mu buhanuzi oya ntabwo tujya ruswa sasa rero bene data bari mu bice byegereye Uvira bihana urubibi n'u Rwanda natanze imburi keshi barundi bahana mu majyepfo y'u Rwanda murabizi abadukurikira narabwiye ngo ni musenge menshi buno uhereye mu ntara ya Kirundo kazagenda ugafata muri Ngozi kazamuka haruguru mu Kayanza kazagenda ukagera ruguru za Nyaruguru za Gisagara za Bugesera kuzageza ku Kanyaru komeza ruguru kuzageza mu burengerazuba twari twatanze imburi ko abantu baho bagomba gusenga jubundi mwabonye umuhonjo hari abantu babyumvise bagira ngo ni ibintu by'imipyinato ejo ababibonye mwabonye amaburende ya polisi amaburende y'igisoda amamodoka ahambaye yerekezaga ku rugamba uyu munsi wa none gusenga ni imibereho gusenga n'ubuzima nibyo eske Uburundi bwiteguye kwinjira mu Rwanda burasa Kagame yarababwiye ngo uko nihagira uwinjira ntawe uzasohoka bazamugumana ari muzima cyangwa ari ikiziga Never avuga ati ntituzemera gupfa nk'impene niyo mpamvu nabwirera abarundi sineva gusa mwongere mwikorera umusaraba bayikorera abandi mujye mu butayu abandi mwiyiriza ubusa mufata amafungwa abandi mujye muri eglise abandi mudoge hejuru mu cyumba cyo hejuru abandi musenge ayibujyo gusa y'ubumoso ntiyemewe muri Bibiliya ngo musenga ayibujyo ariko harimo abantu babana mu byagakiza bavuga ngo musenga ayibujyo n'ay'ibumoso ya nge mvuza ayibujyo gusa kubera ko ibiri imbere birarutibi gufata Uvira biroroshye kandi Burundi ntabwo buri mu Rwanda uratsindwa butarwanye genda bazatanga impamvu zuko bo ari abatagatifu banze kwica abantu banze intambara bakihagarika bintu nk'ibyo cyangwa se bimwe neva afata imyanzuro ahubutse arase mu Rwanda cyangwa abwira abasirikare ati ni murase hehe mu Rwanda tayari ubwo noneho byaba bibaye urucabana byaba bihindutse agatogo n'agasosi ariko hano dufite abantu Imana yavuze ko mutazapfa nk'impene rwose ririya jambo yavuze harimo rwose abantu bazarokoka ariko hano harimo batazarokoka kandi tureke kuryajyana no guhendana namwe bimwara bibonye
ntawe utararose indege ziguruka, ntawe utararose imodoka ziguruka. Mureke kuba ari mwifatira ku gakanu ngo uko ndeshya muba ariko mukubita, oya cyambo cyane, ahubwo nta muntu hano utarabibonye ndugu yangu rafiki yangu, oya mwese mufite amakuru y'ingwara, kandi ninaramuka ivuyeho ngiye ndamuzasuzugura munapinga, ariko Imana izabikuyeho ibyari bigize gute bihari. Niba wafata 20,000 by'ingabo ukabirunda ku mupaka n'inkoho, ubwo abo bantu bavangiwe yenda nyuma bagasubirayo batanarwaye, ahubwo abasenze bakemeya nibo babikemeye, ni nabo babitaramuje, ariko byari bisohoye, ntabwo abo bantu bavangiwe. Niba umuntu akubwiye ati hagiye kubaho ipfu, ibi bintu byose Imana yababwiye nta na kimwe kitasohoye. Ni ukuvuga rero ubu ngubu akaburi kagiye kuzura, ibiziga bigiye kuba byinshi, indege itunde, imiduga itunde, indege izatunda ibiziga, imodoka itunda ibiziga, akaburi kazuzura, bagure, ndongozi zihasiga ubuzima, basirikare bo n'inzira karengane ejo narabaririye, bamwe ngo nimbihorera, ariko sha murabanzi koko b'ubugingo n'umusaraba. No gusenga mubwire ngo oya ngo wibasengera ngo bareke bapfe, kandi bikavuga n'abarundi woshima, ntabwo ari abakongomani n'abanyarwanda barimo, ariko se cyane nagiye mbonamo komenti z'abarundi ngo ni impore. Hano rero reka mbwira abantu, mbabwire ngo umutaka Imana yakubwiye buno ugiye kubona Imana iwukoresha ikurinda, cya kimenyetso Imana yakubwiye izakudoma ko ugiye kukibona igikoresha ikuzigama ikurinda. Wamugisha Imana yakubwiye ugiye kubona abantu inzovu bagwa imbere yawe, wowe Imana igusimbye. Ijwi n'ijambo narababwiye ngo bigiye gusohora mu minsi yaheze, murabyibuka, kandi ibi byari bitaraba, ariko ibi ntabwo biri buhagarare, nababwiye ngo umukoshi n'umwaka buriya uba wamaze kwinjira mu gihugu, y'ibiroberi byatangiye kuharasa, muhanganye igihe kirengeje imyaka 2, murwana ku murango no mu ijoro, bakaguca amazi kugeza bakugejeje mu rugo rwawe, burya umukoshi uba winjiye. Imana itaraguha n'itsinzi y'umudugudu ungana na Buyenzi, ugatangira urugamba ufite kira kitu ushigikiwe, mugaba Imana ikakwima umugisha, hakabura nakangana na Jabe, karitsiye Jabe niyo ntoya na Bwiza. Hajya uzavuge ngo hari abantu kera bajyaga bajya kurwana, ni Yesuwa Kamasijuru, ariko ravuze ngo niba Uwiteka atemera kujyana natwe ntaho tujya, niba Uwiteka atemera kujya kurwana ngo atugende imbere, nta hantu twebwe turi bujye. Aravuga ngo Jame arabyanga, nuko ngo barasenga Uwiteka yemera kujyana nabo, ariko Mose byarabaye na Yesuwa byarabaye. Habuze iki ngo Imana ijyane n'abarundi? Nuko cyari igihe cyo kugira ngo Burundi bunyuzwe mu muriro, buhingurwemo izahabu Imana yagombaga. Nimubone y'induri maze iminsi amabuye y'agaciro araha, inzahabu ziraha, biriya byose no kwidigadiga, bamwe bagatwenga, ntabwo uriya mugisha bari burye saba bawuvumbuye, kandi ahubwo umwishura uratabamwe. Nta nubwo rero muri buvuge ngo AFC niyo iri kubikora, ni Imana iri kubikora. AFC yakoreshwa, ariko ntabwo AFC yimika ngo yimura abami, oya. AFC yahereye za Masisi isaba abarundi gucyura ingabo, uretse ko buno bamwe batangiye guhunga, abandi bakishyikiriza mama 23, abandi bari kwinjira mu gihugu, abandi bo bari gupfa, abandi bo babuze ayo bacira nayo bamira. Ofete ejo nahoze mbaririra, kandi n'ubu ndakomeje, nukuri ibyo shitani agambiriye ntibibi, ariko ibyo Uhoraho agambiriye bibi. Hano hari abantu basabye baranambwira ngo nimvuge ibya politike gusa, abandi barambwira ngo nimvuge ubuhanuzi gusa, abandi bakavuga ngo nakabaye mpora. Urumva rwose mbashubije, ngewe umuntu Imana yantumyeho ni umunyepolitike w'umukatolike
wemera Yesu akemera na Bikira Mariya akemera n'Imana akemera Mutima Mweranda mugabo akemera n'abapfumu. Je rero niba Imana intumye ku muntu nk'uwo ntabwo ndi bujyana ijambo ry'Imana gusa, ahubwo turajyana na politiki, turajyana n'ijambo ry'Imana, turajyana n'inama, turajyana n'impuguro, turajyana n'ubujyanama. Niba rero Uburundi amateka yabo yaragizwe n'abahutu n'abatutsi n'u Rwanda nuko, ntabwo ndi bugende ngo umbwire ngo mu kanwa kanje nzavugemo Abanyarwanda gusa n'Abarundi gusa. Ntabwo mvuze abatutsi ko shyigikiye abatutsi, simvuze abahutu ko shyigikiye abahutu. Imana nta moko igira, nta muhanuzi ugira igihugu, nta muhanuzi ugira urubyaro, nta muhanuzi ugira umugore, nta muhanuzi ugira agace, ugira ubwoko, ugira ururimi. Oya, twebwe turi byose muri Kristo Yesu, kuko nawe ni byose. Ni ukuvuga rero niseguye kuri mwe mwese, byakira uko ubibona uko. Niba uyu munsi hajemo ibyo udakunda, ejo bikaba byajemo. Umutwe si isanduku. Excuse me, pardonnez-moi, unisame, unihurumiye. Uyu munsi wa none rero dore ibigiye kuba. Neva kuva warava. Ariko inzira z'Imana zirenga ibihumbi bingahe? Zirenga igihumbi. Ariko dufite, ntabwo abaperezida bose bakuweho n'ibiroberi, nta nubwo abaperezida bose bashyirwaho n'ibiroberi. Oya, ni ukuvuga ngo mu buhanuzi narababwiye. Ubwo ndi gusubiza, hari umuntu hano wanyandikiye imbogisi kuri WhatsApp ndetse no kuri YouTube, baranyandikira cyane kandi ndabisoma uko shobojwe. Abisomye naho ushinzwe gutunganya ibi byose arabisoma akaduha raporo. Mubwire Neva yongere yikorera umusaraba. Ni ukuvuga ngo hari ijambo Imana yakuvuzeho mu nzozi, mu ijwi, mu iyerekwa, mu ihishurirwa, mu bavugishwa, bizasohora. Ntabwo ibyo ndi kugutereta, si ndi kukudigadiga, ntabwo ndi kukurema agatima. Uyu mwaka utaha, mwaka mupya, unawature nk'umwaka w'umugisha. Mpora mbabwira ngo ntimusamazwe n'abatiyizera, ntimurangazwe n'abari mu mubiri. Ijoro rimwe ribaga imbyeyi, nibyo koko harimo hano abantu bari mu nkambi barushye, harimo abantu bavuga bati yaba byari bibaye mu gatondo. Uyaye, ntabwo twe twihutisha umunsi w'uhoraho, ahubwo nta kwezi na kumwe kuva twatangirana turababwira ubutumwa uhoraho aturungikana ngo habura ibyibonekeza bisohora. Bityo turi mu rugendo, wagakwiye kuba ufite icyizere. Harimo n'abanyandikira imbogisi bakabimbaza, gira icyizere, girira Imana icyizere, hagarara mu murongo wo kwizera. Utizera ntaho Imana, kandi harya ntukwiye kwifatanya n'abatizera, ahubwo wowe wizere. Rero njye mpamya ko nk'abakristo, mpamya ko nk'umuntu usenga, Imana yarakuvuzeho, ahubwo ibiguhaye sinyari, ibiguhaye sinye ugenda ukurikira. Niba yarakubwiye ngo nzaguha imodoka, genda mu murongo w'imodoka aho wahura nayo. Niba yarakubwiye ngo nzaguha inzu, genda muri uwo murongo ugaragaza ko utagomba kudeviya, ko utagomba gutaninga. Niba yarakubwiye ngo nzakugirira neza mu buryo ubu n'ubu, aho nyine iryo barabara bari gukurikira. Tuzajyana i Burayi, kurikira iryo barabara. None irindi urarigombamo iki? Kubera ko aho nyine hari abandi bahawe imodoka, jyana nabo. Hari abandi batanga ubuhamya ati Imana yampaye imodoka, kubera ko mu muryango wabo ntabwo byashobokaga ko batunga imodoka, ariko Imana imusezeraniye irayisohoza. Hari Imana yabwiye abagore, abandi babwira abagabo, irabisohoza. Jyana nabo, wijyana nanjye wabuze urubyaro wowe wararubonye, ahubwo jyana na mugenzi wawe warubuze ariko akaza kurubona mbere yawe. Niba Aburahamu yarabuze urubyaro akaza kurubona, jyana na Aburahamu urebe uko yabigenje, ibarabara ribandanye. Niba Yosefu baramugiriye ishyari kubw'inzozi ariko zigasohora, nawe urazifite, jyana na Yosefu unyure ririya barabara, zirasohora. Niba Moridekayi yari umuzamu ariko akavamo pro-minister, ariko agakiranuka akaguma mu kazi ke ari umuzamu, jyana na Aburahimu wa Isake wa Yakobo. Haleluya. Moridekayi Polito, ugenda iri sezerano rizasohora. Mungu asifiwe. Niba
waragiriwe ubuntu ukaba ufite ikigeragezwa cy'amageragezwa y'intambara z'abarozi. Jyana n'aba bantu ba Sawuli bari mu myuka mibi, ariko ngo Sawuli agatazira agahimbaza imyuka mibi gahunga. Genda igigo barabara abadayimoni barakuvako. Mungu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Niba Imana yakubwiye ngo uzaba umutware, uzaba umuyobozi, uzaba umurongozi, jyana na Salomo. Yari igitwarire, yari ikinyendara, ariko Imana iza kubisohoza, nyuriryo barabara rirashika. We wikita ku kiyede ukora, wikita ku gifundu ukora, gikora ariko bitagukuyemo kuzava mu Misiri ukajya i Kanani. Kora ubwo buzamu bitagukuyemo kuzava mu buzamu ukajya ibwami ugasangirana n'abami. Niba Imana yarakubwiye ngo uzarimisha imashine uve ku isuka, jyana n'iryo jambo, uzava ku isuka urimisha imashine, reba abandi bazirimisha. Niba Uhoraho yarakubwiye ngo nzagukiza indwara, raba abantu Yesu yagiye akiza indwara n'abandi yazuye, jyana n'iyo nyigisho. Hano rero ikibabaje nuko abantu babivangavanga, bandi bakagenda bagwa mu mporera ya biriya na biriya. Oyaye grajame, ahubwo jyana n'Imana, jyana n'umurongo w'Imana, jyana n'amabwiriza y'Imana. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Intambwe uri gutera, umurongo ufite, organization ufite, areta urimo, aho uri, ibyo urimo, icyo twita nicyo ubyara, kandi ikibyagiye n'ikibyara, cyumva n'ikibwirwa cyerekwa n'ikiraba. Jina la Bwana libarikiwe. Bityo rero muri iri joro cyangwa kuri aya manywa hari abari mu migabane itandukanye bakurikira Imbabazi TV 3 Saliyute, ahubwo aho duhurira ni muri kote yawe, koko njyewe hano meze nk'akanwa kagabura ibya Kristo, ndibisukwa ku gicaniro. Iyi ni imvura iguye, injirira muri Kanani yawe, wijya muri Kanani gwanje. Ariko niba duhuje, Yesu Kristo nashimwe cyane. Isezerano iyo rigiye gusohora ririca, kandi ryicira gukiza. Urumva umwarapfu ndagakira. Kandi isezerano ni iki? Isezerano ni ubuzima. Imana ubwayo yadusezeraniye umwana wayo Yesu Kristo, irabisohoza. Isezeranira Aburahamu, Isaka, irabisohoza. Isezeranira Ana, irabisohoza. Isezeranira Sara, irabisohoza. Nawe hari ibyo yagusezeraniye yashohoje, nanjye hari ibyo yashohoje. Buno tugiye kugaruka kuri iri sezerano rigiye gusohora muri Kanani tugiye kujyamo. Bose babireba, tuzashima Imana. Bose babireba iri sezerano. Warababaye, warababajwe, warakubiswe, donc ntacyo shitani atakugerageje, ariko urava mu maboko ya Farawo, ariko ntabwo ujabukana na Farawo. Onodijeze. Buriya rero isezerano ni naryo ryakurinze. Ntabwo biriya byose Farawo yakoreye Abisiraheli byarangiye n'ubundi itsinzi itashye mu Bayahudi. Uhoraho ahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu ibyakorewe Yosefu byose itsinzi yatashye kuri Yosefu. Niyo mpamvu ibyo Yesu abafarisayo bamukoreye n'abasadukayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe byose, ariko itsinzi yatashye ku mwami wacu Yesu Kristo. Nawe rero suko abakuroga ni benshi, abakwanga ni benshi, abakurwanya ni benshi, ariko jina la Bwana libarikiwe. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Birahari Imana, birahari Imana, birahari. Urasabwa kwizera. Niba mubeshwaho n'umwuka wera, mukwiye kuyoborwa n'umwuka. Ni icyagezwe, ni icyanditswe. Niba tuyoborwa n'umwuka, dukwiye kubeshwaho na mwuka. Ibintu ushobora kubyumva uri mu mubiri, twe twarasaze, twebwe twarabyemeye, turanabyakira. Twebwe turi dukirishwa ibipfu by'ububwiriza. Kuri wowe utizera umwami wacu Yesu Kristo, ibyo ndi kuvuga narasaze. Mugabo njyewe iyuntutse ndisima, nugusimba nkitera hejuru. Tutaimba Ozana,
utaimba ozana, utizunguka zunguka menye giti cyaye, utaimba ozana. Rero niba umwaka utaha ari Kanani, iryo tangazo rigataha mu matwi yawe, hagarara muri areti neza. Zahagarara ku munara wange maze ndindire numva icyambwira. Uyu mwaka utaha harimwo uruhisho, harimwo umugisha, harimwo amahoro, harimwo agakiza. Uyu mwaka utaha ntabwo ari umwaka w'umwaka. Yego, umwana wo kurimbuka agomba kurimbuka, wo guhona agahona, ariko twebwe dufite ikimenyetso mu ruhanga rwacu, kuko turi imbata z'abubaha Imana. Mungu asifiwe. Hey, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe, ni wewe Mwokozi wangu, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe. Nukuvuga ngo isezerano iyo rigiye gusohora, abantu basubiranamo, abantu barangana, abantu barashwana. Niyo mpamvu n'ubu uri kubona abantu babuze ubujya imbere ubujya inyuma, babuze aho bahagarara, babuze inyifato. Abandi nabo bari kuva mu byizerwa bakajarajaza imitima, abandi nabo bari kuyoba no kuhabagurika. Ofete tugeze kuri Yorodani. Hano rero uhoraho agiye kugerageresha abanywesha amashyi n'abanywesha umunwa, kandi hari icyo Imana yakuvuzeho. Mungu asifiwe. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Reka tunywa amazi muri iyi ndirimbo ya 45 mu Gakiza, uririmbye rimwe abasenze kabiri. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzi no iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzi no iby'Imana ikunda ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko ziko nzabimenya. Ni kuko iturizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Kandi nk'uko Eliya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamya Umukiza, tuzamuririmbira twese. Urimanikira nukamuri byose, ku buntu n'inamu tugira. Urimanikira nukamuri byose, ku buntu n'inamu tugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye, kuzasobanukirwa byose
mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru, mfite ibyiringiro bifite agakiza, mfite umugabane mu ijuru, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Tuzaba ibihumbi turamya umukiza, tuzamurimbira twese, uri manikira nuka muri byose, ku buntu n'inamu tugira. Nkwifurije kuzumva indirimbo ya Mose tugeze mu bwami bw'Imana. Nkwifurije kuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo tugeze mu ijuru. Haleluya. Uririmbye rimwe abasenze kabiri, Mungu asifiwe. Niyo mpamvu hano nkunda kuririmba, nubwo tutabishobora, nubwo tutaririmba nk'uko tubyifuza, lakini ko turirimba tuninahaza izina ry'Imana. Uhezagirwe, nanjye ndahezagirwa, kandi ugume ubana natwe mu murongo w'ubutumwa bwiza. Haleluya. Reka tubandanye. Umwanya ukomeye wari wo wose barawurahirira, barawurwanira, ndetse bamwe bakahatakariza n'ubuzima cyangwa bamwe bakahasiga ubuzima. Nibyo byiburi kubona no muri bene wacu nabo bahagurutse kurwana, bamwe barwanira ukuri, abandi barwanira ikinyoma, ariko ibi byose ni ibitegura isezerano rigomba kuvuka. Noneho tugaruke ku ruhare rwawe. Uzabona hatangiwe nk'icyumba cy'amasengesho, abantu bakundana, basangira buri kimwe cyose, ariko amasezerano najya gusohora usanga umwe avuyemo abaye Yuda. Ntushobora kuba minisitiri utamenya amaraso utagwanye. Kandi mvuze kumena amaraso si uko hari aburi bwice, ahubwo mvuze ubwo rugendo rugukura hariya rukujyana hariya. Hano abantu bakurikira Imbabazi TV 3 channel yanyu, mukunda kurayikinga, mugakora comment mu buryo butandukanye ariko bwose bushyigikira uru rubuga, nuko nagira ngo mbabwire ngo tugiye kwinjira mu mwaka w'umugisha, tugiye kwinjira mu mwaka w'amahirwe, tugiye kwinjira mu mwaka w'amashimwe. Mungu asifiwe. Kandi ibi ntabwo ari ukukurema agatima, nkunda guhanura nkabwira abantu ngo ntabwo ndi kukurema agatima. Niba rero ikintu cyose gihenze, haboneka ibitambo. Aburahamu kugira ngo abone uriya mwana, habonetse igitambo. Yosefu kugira ngo yinjire zanzu zisohore, reba ibintu byabanje kumubaho. Daniel kugira ngo ubuhanuzi busohore, buriya bara bose bageze i Babuloni ku bw'isezerano rya Daniel. Bara bageragejwe, abandi bagapfira, abandi bagakubitirwa, abandi bakahomberayo. Harakwari kugira ngo Imana iziyubahishe, uhere ku bari ba Esther, ba Moridekayi, kugeza kuri ba Saduraka, ba Daniel i Babuloni nyine mu bwami bw'aba Medi n'abaperesi. Ubwo harajya yarasohoye. Uraza nanone usange na Yobu kugira ngo isezerano risohore, ari ry'ubugingo ari n'iryo mu isi, yarabanje aranikwa. Hano rero Uburundi bwaranitswe, ku giti cyawe waranitswe, ariko nkubwiye ko ugiye kwanurwa, ahubwo ugahabwa umugisha n'Imana, ahubwo ugatabarwa n'Imana. Yesu Kristo nashimwe cyane. Niyo mpamvu rero uzabona udapfuye ntazuka. N'ibyamwa n'imbuto abantu bahinga cyangwa batera, keshi na keshi uzasanga kugira ngo ziriya mbuto cyangwa ibimera bibashe kubaho nuko kibanza kigapfa hanyuma kikazuka. N'igihugu bubu Bushinwa, biba Amerika, bubu Burayi, biba Afurika, ibihugu byose uzabona biteye imbere, habayeho umwanya w'uko byapfuye, ariko haza no kuba umwanya wo kuzuka.
mu izina rya Yesu. Buno turatangaza umuzuko w'isezerano ry'Imana, turatangaza umuzuko w'ubuzima bwawe. Hari igihe abarozi babutsikamira bakamera nk'aho bakwiguze, hari n'igihe ubukene bukuboha bikamera nk'aho ari karande, hari n'igihe indwara zikwihambiraho ukagira ngo nibyo wapatanye. Uyu munsi wa none rero turi ku ijambo ryitwa isezerano. Isezerano ni iki? Kubera iki iyo rigiye gusohora haba isanganya, haba ibintu biteye ubwoba, habaho ko bamwe babigwamo abandi bakaba baragwa. Muze murebe rero n'Abisiraheli hose igihe Bibiliya ivuga ngo bari kwambuka inyanja itukura, Abanyegiputa bose babaye ibitambo. Uko niko kuri. Bigeze no mu butayu bagabitira Imana kugira ngo binjire i Kanani. Inzoka zirabarumagura, bamwe bahinduka ibitambo. Uru ni urugendo ruhitanye benshi, abo mungana, abuzi, abutazi. Uyu mwaka, imyaka uherereje inyuma, habayeho igihombo gikomeye cyane, ku rwego rw'uko benshi rwose bahasize ubuzima, nawe uzi nanjye nzi. Ariko tw'Imana yaraturinze, kandi turindira kumva ubutumwa bwiza, kandi turindira ubutumwa bwiza, kandi turindira kumva no kumvira. Mungu asifiwe. Ibi bintu byose nta kigira itangiriro ngo kibure n'iherezo. Ariko niba Imana yaragusezeraniye, ndaguhumurije birasohora. Niba Imana hari icyo yakubwiye, ndaguhumurije bigira bigende neza. Niba duhuje ikigeragezo cyangwa duhuje ubuhanuzi cyangwa iyerekwa cyangwa ijwi, tukwiye no kubishuti. Muntu nusanga ndetse bariya abantu byasohoye mbere n'abarimu bacu, kubera icyo abantu babataye mu muriro ntibashye, abandi bakabata mu ntare ntizibaye, abandi bakabateka mu mavuta ntibagire icyo baba, abandi bakabafunga Imana ikabafungura, abandi bagahura n'ibyorezo ntibibafate. Habaye iki? Ke probleme sababu gani? Juya nini? Habaye iki? Ni ukuboko kw'Imana kwabanye nawe mu isezerano ugomba kwinjiramo. Imana yakubwiye ko uzaba umuvugishwa, ajyana n'abavugishwa, buzihanganira ibyo badutuka n'ibyo batubwira. Niba Imana yarakubwiye ngo nabwerega, ntabwo kuwa mbere ubyuka ngo ujye mu isezerano, ahubwo iryo sezerano ukwiye kuba wararyigishijwe mbere, ukarimenya, ukamenya aho ntabwo hano duhanura ibitangaza cyangwa tuvuga ubutumwa bubajyana kwa Shetani cyangwa muri Sazari cyangwa ngo bubajyane mu bisi. Hano twamamaza ubutumwa bw'intumbero n'agakiza bikujyanye mu bwami bw'Imana. Kandi niba yari ikanisa cyangwa urari urusengero cyangwa yari ishengero, ndazi neza ko hano hari abantu batwumva kila siku. Niyo nje nkatambutsa aho yenda ibindi bintu bitari, ndababara. Mugabo iyi minota Yesu yaduhaye, tutaimba Hosana, tutizunguka zunguka mwenye giti cyaye, tutaimba Hosana. Reka kabyoshe gahore mwitama, ejo tuzasubire senge. Mwami Yesu turagushimiye, uzitanguriro n'iherezo, kandi uzi Yuda ukamenya na Petero, kandi uzi Mariya ukamenya na Marita na Suzana, ariko n'abandi urabazi. Icyubahiro ni icyawe. Mu bazabaho n'ababayeho nta wakubanjirije, nta n'uzaguheruka. Twese tuzanye ibiganza byacu, dutegereje imvura y'umugisha. Tuzanye intambwe zacu, dutegereje ko ari wowe utugeze i Samariya n'i Yudaya no ku mpera z'isi, kandi parite zose, igice cy'umwuka n'igice cy'umubiri, ukagendana natwe. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana n'umwami nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. 12 turayarangije. Mwami Yesu, icyubahiro ni icyawe. Nta mpuhwe Shitani yatugiriye, nta mpuhwe abarozi batugiriye, ariko tunasayi kuabudiwa. Icyubahiro ni icyawe Mwami. None tugiye gutangira uwundi mwaka, turawandikishije, turiyandikishije. Uzaduhe kugendera iburyo bwawe, uzaduhe tuba intama ntitukabe impene cyangwa ihene. Onodijeze. Uzaduhe tuba baragwa muri Kanani tukiri mu isi, tube n'abaragwa muri Kanani Yerusalemu. Hama Mwami, akarimbi kose gashingurwe umwanzi yashinze. Onodijeze. Umuntu uri gutaka, uri kubabara, urushye, uremerewe,
ariko akumva ijambo akaryizera, rimubera ikinini kitarura, rimubera urushinge rutajyana. Bityo mwami, duhanuye ku bwawe nazuke, ko ku isezerano rizura, nabe muzima, ko ku isezerano rigira abantu bazima. Wandokoye naripfuye rubi, nakwitura ikimurengezi, Mana utareba uburanga, nturaba igihagararo, ntureba umuryango mvukamo nzajya nkukorera. Hano tuzakorera Imana kushika. Amina. Rero ntabwo dutewe ubwoba n'abaduca intege, n'abadupinga, n'abadutuka, n'abatwanga. Mwami Yesu, turabandanyije inzira yawe kandi haleluya. Sengeye umuntu wese wizera, wavuze ko uzakwizera atazacibwaho iteka, ubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Ufite ubugingo umugabirana n'ibindi byose. Ufite ubugingo n'ibindi byose urabimuha. None mwami, natwe turagushimiye ko tukwakiriye muri twe, uri ubugingo, ubwo natwe turaba ubugingo. Uha umugisha uwateye intambwe imwe, tukagendana uru rugendo rurerure. Twatangiranye iteraniro, turanarisozanyije, umwigisha n'umwigishwa, tugabanira imbere yawe Papa. Haleluya. Bityo rero mwami, uha umugisha intama zawe, uha umugisha abungeri bawe, uha umugisha iyi mitima yose, n'aya matwi, n'aya maso, n'aka kanwa, n'aya maboko, aba bantu bose